Tekereza umuntu aramutse aje akakubwira ati komera, akongera ati komerezaho, cyangwa se umuntu akakwandikira akakubwira ati kuraje, ongeramo agatege, ni byiza, rwose nta gushidikanya ko ushobora kuba wishimye cyane. None se kuki tutangije ayo magambo? Ni ukubera yuko hariho gahunda yo kubafasha kwiga no kumenya neza English cyangwa se Icyongereza, ururimi rw'Icyongereza. None se nawe ushobora kutubwira uti komera, komerezaho, kuraje, cyangwa se ushobora kwandika muri comment nyuma yo kumva iki kiganiro cyangwa se iri somo uti mukomerezaho, tuzabakurikira turi kumwe. Rwose ibyo nimubikora biragaragaza yuko dukomeza gushyiraho imbaraga na kuraje kugira ngo turusheho kubafasha gusobanukirwa Icyongereza. Nyabuneka turabibutsa gukora subscribe kugira ngo hatazajya hagira video n'imwe igucika. Tudatinze reka dukomeze tureba isomo rya kabiri. Isomo rya kabiri ni iri ngiri rivuga ngo regular verbs. Regular verbs ni ubwoko bw'inshinga turi busuzume, ariko umuntu utarabashije guterera akajisho kuri video yabanje igaragaza izitwa irregular verbs. Irregular verbs ni inshinga zidakurikiza amategeko cyangwa se amabwiriza azigenga ukurikije uburyo zigomba gutangwamo. So, regular verbs ni iki? Zozo nk'uko turi kubibona hano in English, mu Cyongereza, are verbs ni inshinga that follow, zikurikiza a standard pattern, uburyo bwazo zashyiriweho when forming the past tense, mu gihe hakorwa cyangwa se havugwa inkuru cyangwa se imvugo y'igihe cyashize, and past participle, igihe cyashize ariko kitari kirekire cyane. Specially, by'umwihariko, they end with ed, ziherwa na ed cyangwa se e na da. Inyuguti ya e na da, ed niyo mabwiriza zikurikiza, mu gihe irregular zo twabonye ko zihariye zidakurikiza amabwiriza azigenga. So in these forms, muri ubwo buryo. So regular verbs are easy to remember. Twibuka yuko ngo zoroshye kuzumva. And apply in different sentences, kandi zikora mu nteruro zitandukanye cyane. So reka noneho dutangire tureba, ese mama regular verbs ni iki, kandi se nazikoresha nte mu buzima bwacu bwa buri munsi? What are regular verbs? Regular verbs ni iki? Ikindi se ni izihe ngero za regular verbs dushobora gufata? Ingero zazo ni izihe dushobora gufata? Hanyuma turi buze gusoza turebera hamwe uko twakoresha regular verbs mu nteruro. Iki ni ikindi turi buze gusuzuma, turasoza tureba iki? Umumaro wo kwiga regular verbs. Tuzirikane yuko rwose nta gahunda dufite yo kwiga ibintu uhereye kuri zeru nk'abana bo mu wa mbere kandi turi abantu bakuru. Dukeneye ibintu duhita twifashisha ako kanya mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'ubundi kandi nibyo bikenewe. So reka dutangire tureba, nk'uko twari tumaze kubibona, regular verbs mu Cyongereza ni inshinga zikurikiza amategeko, kandi ubwo no mu Kinyarwanda nyine twamaze kubivugaho. None se by'umwihariko regular verbs ni iki? Nibyo tugiye kureba. Regular verbs mu Cyongereza, ubu noneho twatangiye tunabisobanura. Regular verbs mu Cyongereza bijyanirana n'Ikinyarwanda ni amagambo, noneho ngira ngo turi kubibona, akora mu buryo bumwe iyo ahinduwe mu gihe cyashize. Icyo gihe cyashize tucyita past niba turi kubyitegereza, ndetse no mu buryo bw'ibihe byashize ariko bitarambiranye, aribyo byitwa past participle. Past participle. Akenshi ayo magambo ahinduka akoresheje iki? Inyuguti ed, ed cyangwa se e na da ku musozo wayo. Ed cyangwa se e na da ku musozo wayo. Ndakeka turimo kubibona. Ibi rero byoroshya uburyo bw'imikoreshereze y'ibihe, cyangwa ni cyane ibihe byashize, ndetse bigafasha abiga Icyongereza, ni ukuvuga njyewe ndetse nawe,
kumva byoroshye cyangwa se ku buryo bworoshye uburyo bahindura amagambo. Bishobora kuba ari amagambo cyangwa se interuro rwose. Ese regular verbs twaba twumvise izo arizo? Mu magambo make ni inshinga zikurikiza amabwiriza kandi by'umwihariko zikagira inyuguti ya e na d ku musozo, mu cyongereza twita ed. Icyo dusanzwe tuzi nka e mu cyongereza cyitwa i, icyo tuzi nka d ni d. So none se ubwo ko tumenya icyo ari cyo, ni izihe ngero za regular verbs? Ingero za regular verbs reka dufate eshanu turi buze no kuzireba ariko mu nteruro. Verb ubundi ni ijambo rishya ariko ubusanzwe dusanzwe tuzi yuko ari inshinga. Verb ni ijambo rishya rifite igisobanuro cy'inkomoko ijyanye n'igikorwa. Hano dufite ingero, dufite walk, hadusoma iri jambo rya mbere walk rivuga gukora, hanyuma play gukina, clean gukora isuku, call guhamagara, listen kumva. Ibi nta mpamvu yo kubitindaho cyane, niba wifuza kurushaho kubyumva waza gusubiza inyuma akavidewo ukongera ukakareba. Tuzirikane ko aya ni amasomo, ntabwo ari ukwishakira views cyangwa se subscribers gusa, ariko nabyo birakenewe kugira ngo burya iyo uri umwarimu ukaba mu ishuri ariko ugasanga nta banyeshuri barimo, cyangwa se ukabona barahari ariko ntibanagukurikiye, nabyo ni ikibazo. Ubwo rero niba ukurikiranye iyi videwo uri uwo gushimirwa, ni views kuko ni view, turi kugaragaza ko turi kumwe, ariko nanone kora subscribe mu buryo bw'uko tuzajya tunahora tubona ko turi kumwe mu cyumba cy'ishuri se cyangwa se muri iri somo ryacu. Turakomeje. None se ya nshinga walk mu gihe cyashize tuvuga ngo iki? Tuvuga walked. Igihe cyashize nicyo cyitwa past tense nk'uko turi kubibona. Walk ubwo niba ari ugukora, ubwo walked ni yakoze cyangwa se nakoze, wakoze, bakoze, twakoze. Ibyo tuzabireba. Ya magambo avuga ngo na, wa, ya, mwa ndetse na ba. Tuzabisuzuma rwose vuba aha mu gihe kitarambiranye cyane. Hanyuma niba play ari ugukina, ubwo played ni yakinnye. Hano handitse yakinnye, ni imyandikire text bibaho kwibeshya. Yakinnye, played, yakinnye. Niba ari gukora isuku ari clean, so ni bwa mbere tubyumvise. Ubwo yakoze isuku ni cleaned. Hanyuma call niba ari uguhamagara, called ni yahamagaye cyangwa se nahamagaye, wahamagaye, bahamagaye, twahamagaye. Ibyo byose tuzabisuzuma. Ufite n'ikibazo wakwandika muri comment. Listened yumvise, niba to listen ari ukumva, ubwo listened ni yumvise kuko ni igihe cyashize. Niba turi kubyitegereza neza, hariho rya jambo ryitwa ed bigaragaza igihe cyashize kandi bigaragaza ko izi regular verbs rwose zikurikiza amategeko yazo. Hanyuma se muri past participle byo bisobanuye iki? Ni igihe cyashize ariko buhoro cyangwa se igihe cyashize kitarambiranye cyane. Nkunda kubivuga. So niba walk ari ugukora nk'uko twatangiye kubibona, ubwo walked nanone si yakoze, ahubwo ubwo turavuga yakoze. Play si yakinnye ariko nanone si arakina, ni yakinnye wenda mu masaha birashize. Cleaned ntabwo ari akora isuku, nta nubwo ari yakoze isuku, ahubwo ni yakoze isuku. Hanyuma called si twavuga ngo ahamagara cyangwa se yahamagaye, ahubwo twavuga yahamagaye. Birumvikana ni nko mu minota mikeya ishize. Listened ntitwavuga ngo arumva kandi ntitwavuga ngo yumvise, ahubwo twavuga yumvise. Ngira ngo turibonera neza ikintu kijyanye na regular verbs. Ni ibintu byoroshye cyane. Uramutse ufite ikibazo twakomeza kugusobanurira mu buryo burambuye. Noneho niba rwose utari wakora subscribe kugira ngo dukomeze tubagezeho ibiganiro byiza nk'ibi ubu ndetse na nyuma,
dutegura n'andi masomo, ni iby'ingenzi ko twakora subscribe. So tugeze ku kintu cyo gukoresha regular verbs mu nteruro nk'uko turimo tubibona. Hano rero hari examples, ingero of sentences z'interuro using regular verbs mu cyongereza ndetse n'ibisobanuro mu kinyarwanda, sibyo? Iyi jambo rya mbere cyangwa se interuro ya mbere iravuga ngo I worked hard yesterday. I worked hard yesterday. I ni jye. Abasanzwe tubizi twihangane duharire n'abatabizi kugira ngo nabo babyumve. Ntiwumve ko ari ibintu usanzwe uzi, reka dufatanye twese ndetse n'abandi. I worked hard yesterday. I ni jye nakoze cyane ejo. Ubwo mbese akazi kari kenshi cyane. Mbese hano turi kubona ko ari nakoranye umwete ejo ariko hashize. Ejo hashize hitwa yesterday. Hanyuma icya kabiri, she played with her friends. She played with her friends. Ngo yakinnye n'inshuti ze. Yakinnye n'inshuti ze. Icya gatatu, we cleaned the house. Twakoze isuku mu nzu. He cleaned, we ni twe, we cleaned the house. Twakoze isuku. He called his family. He called his family. Yahamagaye umuryango we. Icya gatanu, they listened to music. They listened to music. Bumviye cyangwa se bumvise umuziki. Ese waba utahuye ukuntu izi nshinga ziri regular zikoreshwa mu nteruro? Byiza cyane. Ubu noneho reka turebe ni uwuhe mumaro wo kumenya regular verbs. Muri makeya, regular verbs, kwiga regular verbs bishobora koroshya imishyikirano mu cyongereza, ikindi bigafasha abazikoresha gukoresha igihe cyashize ndetse bikoroshya uburyo bwo kumenya icyongereza. Ikindi, regular verbs zifasha kumenya ibikorwa no gukurikiranya ibihe byazo. Ikindi, regular verbs bifasha abayikoresha gukurikiza utwatuzo mu gihe baganira, niba ari ukubaza, kandi bigatuma umuntu yongera ubushobozi bwe bwo kuvugana n'abandi mu rurimi rw'icyongereza, yaba amagambo yanditse ndetse n'amagambo avuzwe. Twavuga yuko ari hano isomo rirangiriye, ariko se dukora iki? Rwose twibuke ko twari turi kureba ibijyanye na regular verbs. Niba wifuza ko dukomeza, rwose nimwe muzabigiramo uruhare cyane mukora subscribe kugira ngo dukomeze kugendana, kandi rwose ni iby'agaciro kenshi kuba turi kumwe, kuba mwarahisemo kudukurikira, rwose turabyishimira cyane. Ubwo rero naho ubutaha, reka dukomeze dutegura irindi somo. Ikindi, dufite group ya WhatsApp yo kwigishirizamo abantu icyongereza. Uramutse ufite akanya wajya utereraho akajisho, kandi ushobora kutwandikira muri comment ukavuga uti iyo groupe ntayo nzi rwose, sinzi aho iri, sinzi uko bimeze, tukaba twagufasha kuyigeramo. So murakoze cyane mwebwe mwari munkurikiye. Isomo ryiza kandi rikomeze ritambuke, ritegurwe, kandi twiteguye kubagezaho andi masomo meza cyane. Niba ikindi tutasoza tutavuze, ibi bintu bigufashije cyangwa se ukaba warumvise hari undi muntu wifuza kumenya ibyiza byo kwiga icyongereza, wamusangiza kano kavideo, rino somo, ku buryo yavuga ati nanjye ibi bintu ndashaka kubikurikirana. Byagutwara iminsi, byagutwara ibyumweru, byagutwara amezi, icy'ingenzi ni uko uzava hano hari ikintu ahakuye. Nkaba mbashimiye cyane rero mwese abantu twari